Morgan ari kugambanira Mwiriho neza mwaramutse muteye bakunzi ba filime yacu bita umusore w'umukire episode 27 ntago yabashe kuba yasohoka just now, ariko muri aka kanya twabashe ko twabakorera YouTube channel kugira ngo tuye tubashe kuba twabashira ku murongo kugira ngo filime yacu bita umusore w'umukire ibashe kuba yabageraho binyuze mu nzira zoroshe. Rero iyi filime yacu icyo tubashe kuba twabagezaho ni kugira ngo mujye mubashe kuba mwatanga ibitekerezo kuri YouTube channel twabashe kuba twabakorera kugira ngo aho buri wese ari abashe kuba yatanga ibitekerezo ndetse n'umurongo w'ibitekerezo kugira ngo filime yanyu bita umusore w'umukire ibashe kuba yabageraho. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mukomeje kuba mwayibonera ku gihe. Rero uyu munsi ntago yabashe kuba yasohoka, gusa just now icyo twabashe kuba twabashiriraho nuko filime yanyu bita umusore w'umukire ijye kubasha kuba yajya isohoka buri munsi kugira ngo mubashe kuba mwayibona. MK akaba yabashe kuba yagikemura neza cyane kugira ngo filime yanyu mugende muyibona neza gatanuko, kandi nta kindi tubasaba rero kugira ngo buri wese aho ari mu murongo w'ibitekerezo abashe kuba yatanga ibitekerezo kugira ngo filime yanyu bita umusore w'umukire ijye ibashe kuba yasohoka neza. Kandi twishimiye uburyo muri kugenda mudusapotinga mukabasha kuba mwaduha inkunga yo kubasha kuba mwakanda ku buto ya subscribe ndetse mukaduha na za comment. Turabashimiye kandi turabakunda cyane. Ngaho muri aka kanyino katubasha kuba twababaza ibibazo biri kubasha kuba byaba muri filime yacu bita umusore w'umukire. Ese MK muri kubasha kuba mwamubona gute, ari kubasha kuba yakwakitinga gute? Naho se Kamariza muri kubasha kuba mwareba uburyo ari kubasha kuba yakwakitinga? Naho se Diane? Nizeye ko filime yacu rero bita umusore w'umukire mukomeje kuba mwakwikirana neza gatanuko kandi kabasha kuba yabaryohera neza. Ahangaha rero twabasha kuba twakora umuyoboro kugira ngo filime yanyu bita umusore w'umukire ibashe kuba yabageraho neza ndetse ibashe kuba yaca mu muco, itabashe kuba yatinda cyangwa se ikaba yari kugira ngo buri muntu wese aho ari ndetse aho ava akagera ajya agenda abahereza ibitekerezo kugira ngo filime yanyu bise umusore w'umukire ibashe kuba yabageraho. Rero episode 27 twizere ko ejo muzabashe kuba mwayibona ku masaha yanyu musanzwe muyiboneraho cyangwa se ku saa dusanzwe tuziranye, ubundi twikomereze na filime yacu bita umusore w'umukire. So guys, reka dukomeze rero twanalizinga filime yacu bita umusore w'umukire cyangwa se filime yanyu mugiye kujya mukurikirana every time ku murongo w'ibitekerezo mukabasha kuba mwatanga namwe ibitekerezo uburyo mubyumva ndetse n'uburyo mubashe kuba mwabibona n'uburyo bigomba kubasha kuba byagenda, ariko bibashe kuba byanyura mu bitekerezo byanyu mwigeze kubasha kuba mwatwandikira cyangwa se mubashe kuba mwaduhereza. Mbibutse ko rero dushaka n'abakinyi babiri dubashe kuba twajoininga muri filime yacu bita umusore w'umukire kugira ngo bakomeze kuba nabo bazamura impano yabo. Mubashe kuba mwakwandika muri comment mutwandikira cyangwa se mubashe kuba mwasiga nimero kugira ngo tubashe kuba twayibona, ubundi tubashe kuba twabahereza umurongo w'ibitekerezo muri filime yanyu bise umusore w'umukire, ubundi mukomeze kuba mwanalizinga. Ahangaha rero nta kintu twababwira nuko mugomba kwandika ibitekerezo byanyu uburyo mubyumva n'uburyo filime yanyu yabashe kuba yagenda muri filime yacu dukomeje kuba twashyira hamwe ndetse mukubasha kuba twakwigisha urubyiruko ndetse naho abantu bose bava bakagenda bakuramo inyigisho. Icyo twabasaba rero ni ukomeza kuba mwadusapotinga mu bitekerezo. Twizeye ko rero tuzabasha kuba twahurira muri filime yanyu ejo izabasha kuba yasohoka. Njyewe ubaha amakuru muri analysis banyita Didier, nk'ibisanzwe ndi manager cyangwa se director muri filime yanyu bita umusore w'umukire. Thank you guys, turabakunda. Thank you, mukande subscribe kandi mukomeze no kuba mwakwifatanya natwe. Thank you very much.